ndaha uburenganzira ku gikuzimu bakajya bajyayo kuwa mbere kuwa gatandatu bakabagarutse. Muzaba mugenda kuwa mbere mu gikuzimu kwa Satani, nimugerayo mwavuze ngo kubakora amafaranga muyanzanire njyewe, ariko ariho nimero za Beneri, inote ziriho imibare ya Beneri, ngiye muyampe muyavanyeyo mupfa kuyanzana, nindangiza mushyurira abana banyamashuri. Mwibaze ikuzimu muvuga mwagiye kuyaka Satani, uzi ko mwaba muri intwari mugiye kuyamwaka mukishurira abana banyamashuri. Besha mwatubwira ukuntu ikuzimu mubona amafaranga abantu bakaba bakennye gutya, mwatubwira ukuntu ikuzimu abantu hari ubuzima, abantu b'abashomeri ikigero cy'ashomeri kirushaho kwiyongera. Mwatwereka umuntu waguze imodoka yikuye ikuzimu, mwatwereka umuntu ufite iboteka yikuye ikuzimu. Wambaje rero ati noneho iko kuzimu muvuga ko mukura amafaranga, mukura ubuzima, mukura ubushobozi, mukura ibiki, mukura ibiki. Mumanuke mujyeyo kuwa mbere mu gitondo, muvuye mu rusengero mumanuke mujyeyo mujye gukorera amafaranga. Rega natwe twirwa hanze dushaka amafaranga, none mwebwe mufite ahantu mujya kuyakura, mugende muyake Satani. Yarabwira ati apfa kuba ariho nimero ziki, nimero za banki, kuko yaba amadolari agira nimero, yaba amanyarwanda agira amanimero, yaba amarundi afite nimero, buri mafaranga yose agira nimero ziyaranga. Nimba afite izo nimero muzayazane muyatuhe, ayandi muyishyurira abana banyamashuri. Tereke n'amashuri, munubake n'amazu. Uzubatse inzu y'ubukode, tori yubatse nka za Gisozi, ukayubaka wenda nka za Nyarugenge, ukayubaka za Masaka, ukawufite inzu yinjiza nk'ibihumbi 300 ku kwezi, 500, 500, 400. Mu by'ukuri ubuzima buruturwa burimo n'ubuye, kugeza ubwo mutwemeza ko mwagiye kuzimu, kugeza ubwo mutwereka, mutubeshya, mukatushushanya, mukatubwira ko mwagiye. Ese nyuma yo kuvayo mwakuye certificate igaragaza ko mwari muri yo? Ese mwagiye mwambaye uyu mubiri, mwawusize naho ugumaho ukora iki? Twatugiye materaniro ngo tukayorogoya abantu. Ese ko mutagarutse ngo muduhe buhamya neza yuko ibyo mwatubwiye muri ya myaka yatambutse ntatarajijuka, muduhamirize ku buhamya bw'uyu munsi ari bwo. Rega mwadufatiranyije muri ya myaka twayaga tujya kureba ngo filime ya Yesu, bagatera igitambaro bagaprojeta, tukareba uriya mugabo tugatatwa, tukumva twapfuye ko Yesu wacu bamukubise bamurangije. Muracya namwe mwuburi yanyu fishi, abantu barabakunda, babaha ubushobozi bwabo barafite, mvuga ukuntu mwagiye kuzimu, mvuga ukuntu mwagiye mukura amafaranga, mvuga ukuntu mwagiye mugira ibyo mwangiza. Ahubwo nyantekereza ngo bazasubira inyuma barebe ibyavuzwemo byose, nibasanga harimo ibigize icyaha babakurikirane. Shalom bene data, turabasuhuje, amahoro y'Imana abe kuri mwese. Turi kuri ya channel yacu nziza Pentecost Life TV. Wowe udahwema kudukunda no kudukurikira no gukora subscribe, Imana igumugisha cyane. Turagusaba gukoraho like, wowe kiri mushyashya ukoreho comment kugira ngo Imana iduhane umugisha. Uyu munsi none twifuje kuganira ku cyigisho mushumba ururembo rw'amajyaruguru, nimba nta kwibeshya kubirimo. Uwambaje yakoze ari mabwiriza, abantu bacitse urondogoro, bavuze, batukanye, bavuze ibitavugwa, bagiye kuri hirya no hino bavuga ku bintu yigishijeho, ariko wareba ugasanga ni ukutiga no kutamenya ibyo abantu bavuga. Kuko uwo mushumba avuga yagerageje kwigisha ku kintu cy'abantu bagiye baduha ubuhamya. Gashi nanye mbikora ikiganiro batariko, rero abantu batubwiye ko bagikuzimu, mwoka byaramwe bazatugaruke bongere baduha ubwo buhamya. Ntungurwa nuko abantu bagiye babutanga kenshi ntibakifuza no kuvugira mu nsengero, ntibakifuza no kuvugira mu ruhame, badufatanyije n'ubujiji twari dufite, batwobikaho urusyo, batwemeza ukuntu bagiye kuzimu, batwemeza ukuntu ikuzimu bahamanukaga, batwemeza ukuntu bihinduraga inyamaswa, ibikeri, ngo amapusi, ngo bakaza mu nsengero, ibintu nk'ibyo. Njyewe mara igihe kinini numva nanibaza uburyo mu by'ukuri umuntu muzima ahagarara ku maguru y'abiri akavuga ngo yagiye kuzimu, ngo agerayo, ngo abona Satani, ngo bakora inama, ngo batwara abantu, ngo aba n'aba. Numva simbyumva,
ariko kubera ko babitubwiye mu gihe itorero ryacu rya ADEPR yari kirimo abantu benshi batize n'abize batarasobanukirwa ibijyanye n'imyigishirize n'imiyoborere y'itorero, tukumva koko mu by'ukuri umuntu yagiye ikuzimu. Harimo abantu benshi bazi, umwe uzwi cyane hamya bwiwe nagiye ikuzimu ngo namanukiraga aha, nagendaga nambaye gutya, nigiraga gutya. Gusa naje kwicara nanjye ndabitekereza nyuma uko mbyumvishe, ndibaza se iyo myaka yabaye nka Nebukadinezari, aba ya myaka 7 yo kurisha abantu nyine babura ubwenge bwo kubaza aho umwana yagiye. Ese nta muryango yagiraga? Ese nyuma yo kuwugira ntiyigaga? Ese ko atubwira ko yigaga akajyanwa n'umuntu bikagenda gutya na gutya, yaduha ibimenyetso bifatika byemeza ko umuntu yagiye kuzimu? Ese kuzimu hasute? Ese kuzimu ni mu kihe cyerekezo? Ibibazo byose ndabyibaza. Noneho kubera ko umushumba wambaje yigishe vuba muri shaka ari ku cyumweru, aravuga ati njyewe ubwanjye nimba mu by'ukuri mujya ikuzimu, kandi ikuzimu mukaba mwaravuze ko hahari, mukaba mujyaho ngo mugakurayo amafaranga. Wambaje niko yavuze ngo mumanuke mwaba Kristo mwe, ndabemereye kuwa mbere mumanuke, kuwa kabiri mwirirweyo, kuwa gatatu muteranireyo, kuwa kane mugumeyo, kuwa gatanu nukomeye mwice, kuwa gatandatu muzamuke, ngo kandi muzana amafaranga nkuko muvuze ko ikuzimu batanga amafaranga. Ngo ikintu cy'ikimenyimenyi ngo nkuko aya mafaranga muyareba, ngo azabe hari izi nimero. Urabona ko inote yose igira nimero, muzashyireho izi nimero zigaragaza inote ngo za peneri, ngo kandi muyazamure muyazane, ngo nimara kuyazana ngo muyambe. Icya kabiri ngo mwishyurire abana banyu school fees. Byukuri koko nimara mutatubeshya, mwatubwira ukuntu ikuzimu mubona amafaranga abantu bakaba bakennye gutya, mwatubwira ukuntu ikuzimu abantu hari ubuzima, abantu b'abashomeri ikigero cy'ashomeri kirushaho kwiyongera. Mwatwereka umuntu waguze imodoka yikuye ikuzimu, mwatwereka umuntu ufite iboteka yikuye ikuzimu. Wambaje rero ati noneho iko kuzimu muvuga ko mukura amafaranga, mukura ubuzima, mukura ubushobozi, mukura ibiki, mukura ibiki. Mumanuke mujyeyo kuwa mbere mu gitondo, muvuye mu rusengero mumanuke mujyeyo, mujye gukorera amafaranga. Rega natwe twirwa hanze dushaka amafaranga, none mwebwe mufite ahantu mujya kuyakuba, mugende muyake Satani. Yarabwa ati apfa kuba ariho nimero ziki, nimero za banki, kuko yaba amadolari agira nimero, yaba amanyarwanda agira amanimero, yaba amarundi bafite nimero, buri mafaranga yose agira nimero ziyaranga. Nimba afite izo nimero muzayazane muyatuhe, ayandi muyishyurira abana b'anyamashuri. Tereke n'amashuri, munubake n'amazu. Uzubatse inzu y'ubukode, tori yubatse nka za Gisozi, ukayubaka wenda nka za Nyarugenge, ukayubaka za Masaka, ukaba ufite inzu yinjiza nk'ibihumbi 300 ku kwezi, 500, 500, 400. Byukuri ubuzima buruturwa burimo n'ubuye. Kugeza ubwo mutwemeza ko mwagiye ikuzimu, kugeza ubwo mutwereka, mutubeshya, mukatushushanya, mukatubwira ko mwagiye. Ese nyuma yo kuvayo mwakwiye certificate igaragaza ko mwari muri yo? Ese mwagiye mwambaye uyu mubiri, mwawusize naho ugumaho ukora iki? Twatugiye materaniro ngo tukayorogoye abantu. Ese ko mutagarutse ngo muduhe buhamya neza yuko ibyo mwatubwiye muri ya myaka yatambutse ntatarajijuka, muduhamirize ku buhamya bw'uyu munsi ari bwo. Rega mwadufatiranyije muri ya myaka twajaga tujya kureba ngo filime ya Yesu, bagateraho igitambaro bagaprojeta, tukareba uriya mugabo tugatatwa, tukumva twapfuye ko Yesu wacu bamukubise bamurangije. Muracya namwe mwuburi yanyu fishi, abantu barabakunda, babaha ubushobozi bwabo barafite, mvuga ukuntu mwagiye kuzimu, mvuga ukuntu mwagiye mukura amafaranga, mvuga ukuntu mwagiye mugira ibyo mwangiza. Ahubwo nyantekereza ngo bazasubira inyuma barebe ibyavuzwemo byose, nibasanga harimo ibigize icyaha babakurikirane, nibasanga ibyavuzwe harimo mw'icyaha babakurikirane, kuko mwakoze amakosa, mwavuze ibintu by'ibihuha, mwabeshya abantu. Amitwe y'abantu benshi bazi ko abantu bajya ikuzimu, bazi ko abantu badakora. Ubu wambaje nk'umushumba bamwambaye, yabwiye abakristo kujya ikuzimu, yabwiye abakristo ba ADEPR kujya ikuzimu. Ntawe yabwiye kujya ikuzimu, ahubwo yababwiye ko ibintu byavuzwe byinshi ari ibihuha.
byaramubwiye kujya ikuzimu, byamubwiye kujya ikuzimu warahazi, ikuzimu yigeze ajyayo, ikuzimu yigeze aturayo, ninde yatumyeyo, ninde yahereye randevu? Ahubwo abwiye ngo mwebwe mutwemeza ko mukura amafaranga ikuzimu nimujyeyo, mumanuke mujye kuyashaka. Nimba ariho amafaranga ashakirwa, ese mu kuzimu ni mu nda y'ubutaka? Mu kuzimu mumanukira munyuze, mumanukira Rusororo, mumanukira Remera, mumanukira mu Busanza, mumanukira kuri Rimbi rizwi ku buryo hari ibintu bimwe na bimwe abantu bakwiye kutazongera kutubwira mu nyigisho zabo. Murafata umushumba mwambaye yabwiye ngo ikizira ngo cyageza hera, hari cano z'abakristo nagiye mbona zasizoye zakamejeje ngo umushumba yabwiye abantu kujya ikuzimu, yabwiye abantu ngo kumanuka, ngo abadeperi yabwiye kujya ikuzimu. Abadeperi yabwiye kujya ikuzimu ninde? Ahubwo nimba usanzwe ujyayo tubwira inzira. Mwarakijijwe cyangwa mwarabanzwe mukaba mutubeshya ko muri abakristo? Muri abakristo kuko mwabyawe n'amaraso ya Yesu Kristo, mwabyawe n'amaraso ya Yesu Kristo, cyangwa abakristo kubw'izina. Iyo uri umukristo kubw'izina ugushwa n'akana kariko kose, icyigisho cyose ntibacyumvishije, ariko yabwiye abakristo ngo nibajye ikuzimu, bya bintu byavuzwe birasohoye. Ntabwo umushumba nkuriya yakabwiye abantu kujya ikuzimu, ntabwo umushumba nkuriya yagakangurira abantu kujya ikuzimu. Ikuzimu ni he? Ntabwo cyenda kubabwira ni abantu batubwira ko bakura amafaranga ikuzimu. Yenda kubwira abantu bavuga ko bakura amafaranga ikuzimu, ubutunzi ikuzimu, ubutunzi ahandi hantu. Haravuga ati none nimumanuke ku wa mbere, mwirirweyo kwa gatandatu muzamuke ku cyumweru muze amaterano, mutange amaturo ko amafaranga mwakweyo, mugende munishyure n'imiryango yanyu, munishyure abana banyu amashuri, ndetse nimba binashoboka munagure naho kuba, munashaka n'imibereho myiza. Tugire abashonji, tugire abashomeri, tugire abantu babuze ubwishi mu bitaro. Mufite abantu bajya ikuzimu afite amafaranga, kuki mutaje ngo mwishyurire abo bantu? Kuki mutaje ngo muvuze abantu tubona ku mateleviziyo badafite aho kuba ngo mubishyurire, babone amazu n'abarwayi mubishyurire? Kuki dufite abantu bafite uburwayi bakeneye ubutabazi? Kuki dufite abantu badafite ibyo kurya babura ubutabazi? Nta bantu duhura nabo muri za gare, nta bantu duhura nabo mu bice bitandukanye, mu nsisiro zitandukanye, bagenda basaba ubufasha bwo kwivuza babuze umuntu ubafasha. Ariko mwarangiza mukatubeshya ngo mujye ikuzimu ngo mukuraho amafaranga, ikuzimu abaha amafaranga ngo abahungu imitwe y'abakingwe n'abaki. Ariko muzi kubeshya koko, iyo mitwe se yateranijwe nande? Bibiliya ivuga ngo nuko Satani ajugunywa mu isi muri 1/4 cy'abamarayika. Nyuma yaho ngo batangira kujya bisanisha n'abantu ngo Yesu ageze ikuzimu aramuboha. Yesu niwe wenyine wageze ikuzimu, niwe uzi imbaraga z'ikuzimu. Sibye Lazaro wapfuye akava mu gituro akagenda. Iyaba twaramenya amakuru y'ikuzimu, twatwara yawe n'umugabo witwa Samweli, kuko no wavuze ngo wabwiye Sawuli amwira ngo ejo nk'iki we n'abana muzansangeyo. Abaraje akadubwira amakuru y'ikuzimu. Ariko wowe utuye i Nyaruguru ngo bijye kuzimu, hehe wanyuze? Ese kuzimu mu gihe mufite randevu, ese mubanza mukanywa iki? Hari abajya tuya ngo wangugiye banywa amaraso y'abantu, byose si icyaha cy'ubwicanyi, ubwo ni abantu mwishe. Hari yatubwira ibintu bikakaye bitanumvikana. Ntabwo ikuzimu mutubeshya ngo amafaranga, mwe gufata umushumba ngo mumwambike isura mbi ibyo atavuze. Yigishaga abantu ababwira ko abantu birirwa babeshya ko bagiye kuzimu gukura amafaranga. Arahabwa ati ubushomeri n'ubukene buri mu gihugu abantu bose twarabuze, ni mujye muyazane mufasha abantu mubashyigikire, ndetse no mwitoro muyazane tuyasengere. Bamwe rero bigishijwe ibice, bamwe bigishije batabatijwe ngo bagere ku musaraba. Dufite abantu bigishijwe inyigisho ntizabafata, basigaye birirwa bajora itorero, basigaye birirwa barwanye n'itorero, birirwa bavuga itorero nabi, basebye idini nabi. Ndaye nkubwire ngo iri torero niryo ryatureze, riradukuza, n'aba data n'abasokuru b'imbere ryarabareze rirabakuza, ndetse kimenye kiri muri niyo baririmo bamwe banarivamo, abandi bakagushwa n'ibyo babona. Ndaye nkubwire ngo nta kizabuza intore z'Imana gutabarwa, nta kizabuza abera b'Imana kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Murafata umushumba mukamwambika ubusa, murafata umushumba mukamuvuga uko mushaka, murafata umushumba mukamukoraho inkuru, murafata umushumba mukamuririmba. Murimo murakora ishyano, murimo murakora ibara, murimo murakora mu maso y'Imana, murimo muratinyuka ibidatinyukwa. Iyo umuntu afite amavuta y'Imana aba yafite, iyo umuntu yasizwe abasizwe,
mutegereze igihe cye kirangire. Mwe gufata umuntu w'Imana ngo muvugeho, mwe gufata umushumba nkura ngo muvugeho. Uravuga ku muntu watoranijwe, uravuga ku muntu wasizwe, uravuga ku muntu ufite ijambo ry'Imana nka riri. Mbega ishyano, mbega ibara ku bantu w'itorero. Reba mbwe ngo dufite ingorane ko abantu bacu abo itorero ryareze, abo ryakujije, abo rihinduye abagabo, abo rihinduye abasore, abo rihinduye abantu bakuze, niba bari kugaruka gushaka gusebya itorero. Ntukavuga itorero nabi, ntugasebye itorero ry'Imana nabi. Uko urivuga nabi uzakubitwa inkono utazi. Uko urivuga nabi rizazanira umuvumo inzu yawe, rizazanira umuvumo abo iwawe, rizakuzanira umuvumo, kandi umuvumo uza kuva ukagera ku bana, kugera ku bisekuru bitatu. Pay attention ku bintu by'Imana, pay attention ku bakozi b'Imana. Ngo yavuze ngo badepere mu gikuzimu, ko turi abadepende abitubwiye. Mwebwe munabivuga benshi mushobora gusanga mutarengeje imyaka 10 mubatijwe. Toro turarizi, tuzo dusenga wariwe, tuzo dukorera wariwe, tuzi ko turi toro ry'umwuka. Niya batuyobora bavuga batandukiri, ntabwo dutandukira ko Kristo wacu ntatandukira. Nabantu we kubatera amabuye nabantu. Ngo umushumba wambaje ngo avugiye ngo itoro ngo bagikuzimu ngo kizira ngo kinjiye ahera, ngo twari twarabivuze. Ibiki mwavuze ariko mwabivugiye, murahanura, murerekwa, murabwiriza, murabigisha, muri iki mwabivugiye, mwabibwiye nde? Akabaye kose byacitse byakomeye. Ndayambabwire ngo mwe gusumbisha indi by'umwuka mwumvisha, mwe gusumbisha inda iby'agakiza mwakiri, mwe gusumbisha inda iby'umwuka w'Imana mwakiri, mwe gusumbisha inda iby'amasezerano y'Imana mwakiri. Kuko abo twahagurukanye, abo twasenganye, abo twabwirizanyije, abo twumvisha ijambo ry'Imana rimwe, bagasumbisha inda agakiza bombi, baraguye. Dufite abumvishe amakuru y'amafaranga bamera nka wundi Dema. Pawulo arandikira Timoteyo nkuriki, Pawulo aramwandikira ngo mwanange Timoteyo ndakwandikiye kuko wundi Dema twagukanye atari by'agakiza byamugeza. Ndagira ngo ubwe ngo udakunda impiya, udakunda iby'abadiaspora, udakunda ibyacize, udakunda YouTube cyane, udakunda amafaranga cyane, ukirengagiza kuri uhirimbanira ubugingo. Mwe gufata itoro ry'Imana ngo murutisha inda zanyu, mwe gufata itoro ry'Imana ritari ikizinga ngo murutisha ibyo ibijyanye n'iryanyu. Muratandukira, murakabya, murasebanya, murarengera, muragera kure, mukavuga mukagera kure. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, uyu mushumba mwe kumukomeza kumwataka. Murimo murakora amakosa, murimo murataka Imana mutabizi, murimo muravuga Imana nabi, murimo muregera Imana nabi, murimo murakoza urutoki muri ijisho ry'Imana nabi. Nyamara ku iherezo ry'ibibiri bamwe muri mwe muzicuza. Dufite abantu barabavuga butumwa bakomeye muri bitoro turaziranye, bagiye bata umurimo, baraserera ku bw'indambi, birangira naho bagiye bipfuye. Ntabwo wata umurimo w'Imana ngo biguhire, ntabwo wativuga butumwa ngo biguhire, ntabwo watiyerekwa ngo biguhire, ntabwo watana Imana ivugira ngo biguhire. No, ibi ni iby'umwuka. Yababwiye ngo mujye kuzimu koko ni mpamvu ko mukura amafaranga. Nanjye ndababwira ngo mujyeyo, ariko si kuzimu koko harahari. N'ubushomera abantu bafite, n'ubuke n'abantu bafite. Ngo batepera bajye kuzimu. No, nimwumve inyigisho y'Imana, nimwumve ubutumwa yashaka guha abantu, muhindukire, mwekomeza kujya mu mabwa no mu mateko. Iyi ni Pentecost Life TV. Koraho like, koraho comment, koraho subscribe. Imana igumisha cyane.